yapfuye arazuka, azuka n'iki? Ubutwari. Haleluya, amen. nta kintu na kimwe kimunanira. Amen, Amen. Haleluya.
hari igihe ubuzima bwawe bwa buri munsi sibyo abantu bakubaza kubera iki uhora wishimye bakakubaza bati ko tubona uri umukene ariko tukabona ufite amahoro ko tubona wabuze bya bindi byose umuntu akenera mu buzima bwa buri munsi. Haleluya. Ni iki kibigutera? Ndashaka turirimba tubabwira ngo ni Yesu niwe utanga amahoro sibyo. Haleluya. Nifuza ko uyu munsi hamwe n'ijambo ry'Imana turi bwumve hari ikintu gikoreka mu buzima bwawe. Haleluya. Haleluya. Babwire ko wahuye na nyir'imbabazi. Babwire ko wahuye na nyir'ihumure. Babwire ko Munzu yayo buturoge ubarizwa ubabwire ko munzu yayo buturoge ubarizwa muri kunyumva buturoge ubarizwa. Haleluya. Haleluya. Buturoge ubarizwa. Ubabwire ko munzu yawe ariho buturoge ubarizwa. Haleluya. Haleluya. Buturoge ubarizwa. Niwe mahoro nemba mu mutima, niwe rumuri rumuriki iminsi yose. Yesu niwe sezerano ry'ibihe byose yasohoje, yanezaye namweye no kuri rya riba ry'agakiza yanyoheye kurusha byose.
haleluya arabanezerewe sinzi kuko iminota ukira akajisho gahita cyane sibyo haleluya tugire gutya nanone Yesu mwarahuye amen Yesu mwarahuye niba mutarahuye ijambo ry'Imana nirivaho uzikuza nawe ugira amahoro sibyo abantu Yesu yanyuzeho abagira abambe n'urukundo n'amahoro bwinshi barahari cyane ni bande Yesu yakunyuzeho akugirira ubuntu n'urukundo urabyumva umutima wawe mugiriza Imana kandi uvuga ngo wagize neza